iyi si yifitiye ikibazo mu mutwe. Ikibazo se iyo geto yawe uraramo yayemera cyangwa yahita agutwara. Yasohoraga atazi ko yayasohoraga atazi ko ari kwinjira. Umukobwa nawe ntabwo abaho. Uzi ikibazo se? Ikibazo ntabwo azi uwamuteye inda. Kamuzane hano sha. Buriya nabona bimucanze azareba undi abibwira. Ariko iyo sitori yabayeho rwose nagiye. Hari nijoro yamuzanye nijoro. Saa 3 z'ijoro. Ntabwo ari uw'ikibazo. Oya yaramwitiranyije. Yamupfunyikira se nawe bafu uraze kugeza afite 11 baba bamufunga zibiki. Yonyine wa mukobwa sinabonye ari we mukuru kurusha uriya muntu kandi uriya ni n'indaya. Ahubwo bafunga uriya mukobwa. Ariko ngo hari n'umunyonzi nawe ngo yageretseho uriya mwana ngo bimucanze ababonye undi. Wapi we yamubonye aha ati si wowe ra. Umukobwa yaramubonye ati si wowe runaka. Ndabona nkuzi. Ati niwe waneye. Noneho ngahuye na wa munyonzi aramubwira ati noneho nabonye papa w'umwana. Sinabonye undi papa w'umwana. Uriya niwe na se nyirizina. Uriya ntabwo yamwemera kubera aba amaze kumushyira ku bantu benshi. Yaba kimwe. Njye nawe niko nabanje kubitekereza. Ariko maze kumva yuko hari undi yabanje kubibwira, nahise numva yuko ashobora kuba ahubwo afite ikibazo mu mutwe. Cyangwa ni ingurube yamuteye. Niwe niyo yaragiye gusambana mu ngurube akaba atazi uwamurongoye, wasanga ari ingurube. Ese nsigaye numva amatungo ngabyara abantu bariya abagabo bazirongora
n'abagore basigaye bazirongoza n'amaguru agacana. Inda yayikuye mu ngurube agacana. Buriya nureba nta n'umuntu azabona azayishyiramo. Wese kamubwira uzi neza yuko ari uwawe, umwana ukaba uzi neza ko amaze kumushyira ku bantu batandukanye, waba ukiyemeye ko ari uwawe, nawe wajya ukavuga ati ashobora kuba yaranuburiye nanjye. Turi umuntu wabuze urubyaro ushaka kwishingira. Keretse warabuze urubyaro uvuga ati nanjye mbona akana. Rero utazi aho aturuka. Ariko uzi kurera umwana utari uwawe mwana, umuntu ari ibibazo. No kumureba uba wumva wamukubita ifuni. Uzi ko umubona ukumva wa mugore we rero ushaka umwana wanjye kumujyana umutarura uriya mwana baraza ari wawe muri bose abamugize ku wundi w'umugore w'umuheko nicyo umuntu we bagenda umunsoze wanjye umwana uzajya uri muri icyo kibazo umwana ugabanya ubujiji wa cyane kuruta.